turabasuje kandi turabifuriza ibihe byiza nshuti mudukurikiye, reka twizere ko muri amahoro. Turi kumwe na David Marshall. David, Carame, ça va? ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour un maréchal, tout ça va. Un maréchal sans troupe. ubwo rero ntabwo uri maréchal niba nta gisirikare ufite. Ni maréchal honoraire. Honoraire? Ntabwo uzi ni nka Dr Karini Jaburo honoraire. ngo Norisi Kazoza. Ni amahoro ariko turetse ibyo. Ni amahoro. Ibitagenda nibyo byinshi ariko. Muri iki cyumweru havuzwe Ndimbati. Ndimbati yitwa Bosco, Jean Bosco. Ntabwo nibuka amazina ye. Yitwa Jean Bosco ngo yatawe muri yombi akekaho gusambanya Firdausi. Firdausi ngo yari akiri umwana w'imyaka 17. Iriya nkuru warayikurikiye? Wayibonye ute? Cyase niyo Bosco ari waririmbye ati ntawe buri cyane ashyuha. Nuko nyine nayijyanishije niyo ndirimbo nkayihozamo. Kavuga ni koko nishyano ku uruganda rw'umyidagaduro mu gihugu birumvikana, ariko kandi uziko twe mu bintu by'amakuru turana balance kugira ngo dushyiremo iyo equilibre. Ryaba nishyano biramutse byemejwe n'ababishinzwe ko nyine umwana ahohoterwa ku rundi ruhande. Bikaba nishyano nanone rero ngiye mbijyanishe gutyo n'utari umwana ahohotewe mu gihe ibyo bitaba ari byo, nkuko numvise umukuru ngira ngo wa Transparency Rwanda n'uriya mudamu Marie Macron Ingabire nkuko yabivugaga, bikaba byaba ari ishyano nyine usanze ibintu bimwe n'imwe atari no kuri ubwo biri mu mugenza cyaha tubitegereze. Ariko none ku ntera ya gatatu bikongera bikaba n'irindi shyano ry'ikintu umuntu ntaribona ari izina cyane cyo kwibaza no kubera iki mu Rwanda niba hari igihugu gifite amategeko navuga hari serious nzabizi byo mu Rwanda bikeya, ntabwo giyewe ndi umunyamategeko, ariko aho twavuga ibyo bamwe bita état de droit, urumva yego n'iki byose uwavuga ko u Rwanda ruri hejuru ntabwo yababeshye. Ariko nkareba ko hari issues cyangwa ingingo zimwe na zimwe ziba zifite ayo mategeko ari meza ari mazima ndanazivuga, sibyo? Ariko ukabona hariho persistance, ikintu kimeze nko kudatsimbuka kw'ibyaha, gutsimbarara kwibivugwa n'icyo mbega ukabona kuko reka twe kunaniza wenda abakurikiye Primo Media TV babyumve neza. Urabona statistique uko zerekana ko hari nk'igihe usanga nk'abakobwa batewe inda haba dushingiye ku bukure n'ibitaro ubukure n'iki byose nda zitifuzwa. Hari igihe media igeze kuvuga itanga urugero ngo guko abakobwa usanga bahwanye n'umurenge nibura ku mwaka, kuko imirenge myinshi igira abaturage batarenga 40, 30, 40, 29 kuzamuka. None abakobwa asanga bari kuri iyo abatwaye inda tutagiye mu by'imyaka zimburagihe. Impamvu nzajye mu mburagihe sinjye mu myaka cyane nibyo Madame Marie Macron Ingabire yavugira kuri imwe muri channel y'ama YouTube hano mu gihugu ikorera mu Rwanda, avuga asa nk'ugaragaza ko ubundi we kubwe ikibazo kitanakabaye niyo myaka na 18 abantu avuga ati nubwo yaba 19 ikabana na 20 ati ubundi imyaka y'ubukure yo gushaka twe tuzi no gushyingirwa no kubyara yakabaye 21. Atariko nta kigorwa amategeko bivuga asa n'ubiciyeho ku rundi ruhande. So bigaragaza ko abantu bashobora gutinda no ku myaka n'iki nk'ibituma kuva ku Ndimbati ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ugasanga ni ikibazo B sinacyo kibazo, sibyo? Bakajya no ku mategeko akakaye akaze. Ibyo nkubwira ngo mujye muri ba Maurice Munyentwari b'amanyamategeko mu bivugana ba Jean Paul Bambe nibo babizi kundusha. Kubera iki iyo persistance nicyo kiri bu making news muri iki kiganiro. Kuki ubona nyine bidacika? Rese tuvuge se ko abantu bakunda amabuzo. Rese amabuzo ntabwo bayizi. Tuzajya nabo ibyo kuko by'abantu bashakanye bahohotera nabica abandi bagira gutana ikindi. Ziriya zero barazizi na 25 na gereza zihari abantu barazizi. Kuki nyine iyo persistance nicyo turi mu iki kiganiro. Urumva hari ikibazo ntavuga ngo kiri ku mategeko nyirizina, ntavuga ngo kiri ku site nyirizina, kivangitiranye ni complex nini cyane. Urimo kureba kandi hamwe ureba ko na societe nyarwanda
turi abanyarwanda uretse ko Primo Media TV hari n'abayumva wenda atari n'abanyarwanda byumvikane mu bice bitandukanye, ariko yumva wese yumva ururimi rw'ikinyarwanda iyo twagikoze mu kinyarwanda cyane, ariko turi n'abanyafurika. Impamvu nzanye Afurika nabyo ndaza kwigarukaho. Bivuze iki rero? Kubera iki ubundi? Kubera iki Ndimbati na Firdaus? Sibyo wajya no kureba aranubatse kandi ngira ngo byo ntago ari ibanga urimo kureba, ariko se nanone hari ikintu abantu batinya kuvuga wenda ngo batabatera amabuye. Ubundi kubera iki Firdaus kuri Ndimbati vice versa? Kubera ko aribo bahuye. Kubera ko aribo bahuye. Nibo bahuye ariko kubera ikizavuga ataribo. Nibo bahuye ariko nujya kureba uzasanga kenshi na kenshi nta cyaha cyikora kayenija. Icyaha cyikora se nikihe buriye? Ntacyo. Wakimbwira cyishakire umbwira ahantu cyaha kitazana ama persona babiri wa mugani wagategese ngo wa persona batatu. Urumva? Buri cyaha kiraza kigira wagikorewe, kigira wagikoze, kigire wagikorewe kikizemo ibyitso. Urumva? Abafatanya cya ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibyo navuze ntari bwinjiremo ko ntari muguke muri byo. Ariko kuko hari umuntu ukuri iki kiganiro uri bibaze ngo ayo mategeko yaba ari serious ku rwego ashobora guponda neza gaponda ibyaha akabishyira hasi, cyangwa se hari n'uri buvuge muri commentaire ati n'undi ibyaha ntago byajya kuri zero rate. Urimo kubona aho naho kandi nanjye nkavuga ngo wenda hari nayo mategeko twavuze ari serious ukuntu dushobora kwibyaha tubona uyu munsi atari byo twabona aramutse adahari. Ubwo ntabwo nshaka guca amazi amategeko ntibikanabeho, ariko ari kuzimiza cyane ni ukuzimiza. Urumva? Ariko nawe nikibereye aho ngaho buretse kwibaza mbaze nsoza aho ngaho niho wita kuzimiza. Hano rero nkavuga ngo making and use niki nyuma y'ibyo twumva kuri Ndimbati n'abandi niki byose n'ibyakubaho nawe nk'umuntu n'ibyambaho nanjye nk'umuntu, ni iki kibura? Hari ikintu kibura kugira ngo habeho ikintu kimeze nko kubohoka. Urumva? Kuko iyi case ya Ndimbati turimo kuvuga uyu munsi nka case study ndibyo urimo gukora ku mbuga nkoranyambaga. Twe turabona Ndimbati today, tukabona Firdaus, ariko muri victims turabona mo turi atwana sinivuga ibyo kuri kamera. Urumva? Life yabari y'abana kuri daddy wabo ushobora gusikomba igifungo kitarese y'imyaka ota sije uca imanza eventuellement. Ndavuga eventuellement ko ntabwo turi sure, ntabwo turi mu bucamanza. Urimo kureba noneho tukaza no kureba ku bana ba Ndimbati hamagana imvugo zigengo OG asanga mu ko n'umubyeyi turamuzi. Erega buriya Ndimbati ashobora kuba wenda hari n'ibidakwiye ibituzu yatageneraga abo bana no umuntu yateye inda, ariko hari n'abandi Ndimbati afasha. David ndagira ngo taza kugira umuntu ukumva muri level yo kurengera Ndimbati. Ntabwo ari kuri level kurengera Ndimbati, kuko mbere yo kurengera ndagira ngo garuke wangarura wagira ariko wirenga kuri level kurengera Ndimbati, kuko amategeko abayireho kubahirizwa. Amategeko nanjye nta kibazo, ntago azibahirizwa kuri Ndimbati no kuri Firdaus gusa. Nanjye nta kibazo ufite kuri Firdaus. Noneho rero icyo nimo gushaka gushimangira kereka n'amategeko arenganya uwo ari we wese. Amategeko ashobora guhana, ashobora no kunga. Urimo kureba amategeko cyane amategeko ari mu buryo bwinshi. Hari amategeko penal mpanabyaha, hari amategeko mbonezamubano. Urimo kureba ntushaka gufata amategeko yose. Hari n'amategeko yo mu muhanda, hari n'amategeko yo mu muryango. Urumva? Niyo mbonezamubano. Oya, hari amategeko mbonezamubano ushobora kuyashyira muri cadre ebyiri. Urimo kureba abantu basezeranye gatanya mbonezamubano, sibyo? Ariko hari level y'ikisa n'amategeko tudafite muri iki gihugu kandi gikenewe y'ubita durakutimiye amategeko agenga umuco n'imibanire. Aho ngaho ni naho nashaka kwinjira, kuko ubushize mu kiganiro twakoranye nge nawe na Popote hari aho wavuze uti birakwiye ko hazamo n'amategeko agendanye n'umuco w'igihugu. Hariya rero nashaka kuvuga kuko Pan-Africanism abantu bavuga bakagarukira kuri railways. Urumva? Bifuza inzira ziva Cape Cairo, bifuza inzira zihuza Dakar na Nairobi. Urimo kureba turimo tureba kuri amasezerano y'isoko rusange. Twe turi mu masoko, turi muri business, turi kiri, ariko durakutimiye n'ubudasa bwa Afrika tugomba no kuburebera mu bintu bijyanye n'imico. Turi butsindage no kuri iki kibazo tukareba ngo muri Mali, muri Swaziland, nubwo turabaswazi tutarabaswaza, nubwo turabamari, ariko turabanyafrika. Icyo dukopera aho ngaho uko durakutimiye zikora, uko baca imanza no mu Rwanda byahozeho rega
iyi gacaca se yavuye he ariko ahantu iyi gacaca tureba uyu munsi yakemuye iki kibazo hari Rwakutimiye urumva iriya ahantu hagomba kuba hari le chef Kutimiye kuki badahari mu Rwanda umuryango nyarwanda uri très déchiré ku buryo dukoresha ibihari urashaka ko ibihari oya ibintu birahangwa gacaca yatunguye abantu kandi yahoze mu myaka magana kuki yaje gakemura ikibazo kitagomba gukemuka mu myaka hafi ngo magana wayitekereje uramuzi okay twanamumenya aho byigiwe urimo kureba ayabe inama zo mu rugwiro yayo yose dushaka kureba tukareba wenda aho tubasha kugeza imbone zacu ahavuye ibyo ngibyo none se Karinija n'abakurikiye Primo Media TV innovation zose zarashize mu gihugu ntabwo innovation zashize ku buryo n'ubundi guhanga udushya bitakiriho none se duse nk'aba nuko wenda twapeze nk'abagiye gusoza ikiganiro none se ibibazo by'abandi mate turimo kureba ba Ndimbati n'abandi natwe twese turi abantu urumva ukeka yuko nubwo bamwe mu buryo bwa politiki badashaka ko tuvuga dutya mu buryo bw'amategeko badutera amabuye urimo kureba ushaka kuvuga ko izi game z'abana bahohoterwa n'ikindi ndetse amategeko akanavuga ngo umuntu uzibeshya akajya kunga umuntu n'abari abantu nawe itegeko rizamucakira izo mvugo utekereza ko ziri statique ku buryo zatinyisha abantu kuvuga nk'ibindimo kuvuga ko hakwiye kuba izindi approach abantu bakegerana imiryango ikegerana aho ngaho izo mvugo ziravugwa zikavuga ziti uzagerageza kunga umwana wahohotewe n'imiryango y'abamuhohoteye nawe biramureba uko amategeko ameze uyu munsi none se amategeko ya statique itegeko ryo ntirihinduka amategeko arahinduka amategeko arahinduka kandi igihugu kirakora ariko bigeze ku mwana birahinduka ku mwana ni umuntu udafite ubushobozi bwo kwifatira icyemezo none se reka nkubwire imiryango rero niba igomba kuganira niba igomba gufata icyemezo ariko nanone mu rwego rw'amategeko ari penal ibyo nibyemewe none reka principe urumva principe na and context yuko icyaha kimeze tukita icyaha uburyo bwakoreshejwe mu guca imanza ku cyaha kiruta ibindi byose ku isi urumva jenoside igenda kubishobora amahanga buriya urimo kureba ni cyaha gikomeye cyane sinshaka no kwigeranya n'ibi ngibi ariko n'urugero natangaga kandi uzi ko no mu butabera ibyo bita wenda amajurisprudence reka dukoreshe jurisprudence wenda ya gacaca duhite twishyira mu rwego rw'ubucamanza bushingiye kuri rubanda n'abaturage bacira abandi urubanza bahuje imiryango bagize gute batuwasabye imbabazi bigenda gute gutya ibintu nk'ibyo icyo nshaka gusobanura ni kimwe kirahanga nshaka kuvuga ngo kugira ngo byumvikane neza njyewe ari jewe ugena amategeko unayahindura kandi uzi ko hano hazo komisiyo yo guhindura amategeko no kuyapudetinga uko ameze uyu munsi abantu batangira kureba bakanabiganiriza abaturage uzi ko amategeko yajya guhinduka baganiriza n'abaturage bakareba bakavuga bati wenda par exemple nta kuntu umuntu aho kugira ngo umufunge imyaka 25 bibere nk'igikangisho cy'itegeko ngo wibwire ko bizatinyisha abantu kureka ibintu runaka ibintu nk'ibyo ngibyo jewe reko nturakanira naguharuza umuhanda gatatu mu cyumweru wari umusitari nka kubuza no kongera gukina filime we Ndimbati nibiguhamye urumva kuva Norvege ukajya uhakubura wari umusitari n'umuntu utemera no kwandika utemera nkavuga ngo ntiwemera kujya kuri social media ngo ujye kuri state ukomeze kugira gute bose bakabikubuza noneho wa mugani nkuko twagiye tunabyumva bakagushyiraho n'ayantuza na ya mpeta bambika abantu yasa ariko ikintu uko byagenda kose biriya bintu biba bivuze ubwo ariko turimo kujya ku kintu kimeze nka penalite urumva nka penalite ku ikosa runaka turimo tunavugaho ariko tutabanje kureba procedure ariko ikosa ni icyaha tutabanje kureba kuri procedure iyo penalite yagirwaho gute aho kandi niho nashaka kuvuga rero bijya kuza bikamera nka tabu urumva ko imiryango y'umwana itaganira erega hanga ikintu ngamije hangaha ndi kuri bwa burenganzira bw'umwana Karinija bwa burenganzira bw'umwana buvuga ngo ni turiya twana tw'impanga sibyo hari igihe tuzakura tugere mu wa gatanu mu wa gatandatu tugere primaire twifuze ese tujye kumusura kuri gereza noneho tubahurire n'ababana urumva Bandimbati babana Bandimbati basanzwe urimo kureba bahurire basangiye se bose bagiye gusura papa wabo kuri prison urumva rega na Fideus ahurire n'umudamu wa Ndimbati urimo kureba ishusho David ngewe ikintu ndi kumva ni ikintu nshaka kureba ntabwo ikigambirirwa ari Ndimbati wakoze icyaha cyangwa ntiyagikoze ikigambiriwe ni eske no kurengera umwana ukuri kibi kuvugwa no kuhe ukuri kurimo kuvugwa biri muri ribu urumva aha ntabwo turi burenga abantu barimo baravuga ibintu byinshi watangiye utanga urugero rwa mama Immaculée ibyo yavuze yego
hari n'ibindi wenda kuzana inshuti ya Sabe wenda ushobora kuba hari ibyo mwaganiriye simbizi ntabwo nshaka kubidusangiza ariko bene ngo mwabidusangiza bamwe bakavuga bati Sabe ariko nta nubwo uzi ko ari cyo mfana niba bamwe bakavuga bati yego nawe ni inshuti yawe bamwe wari inshuti y'impande zombi turatumva n'ikintu cyitwa inshuti y'urukiko bamwe bakavuga bati biraza kugenda biti uko bireba ngute se sobanura ikibazo cyawe neza donc biraza kugenda biti ubuse Sabe muzanyemo gute nyine kugira ngo numve kuninjira uri inshuti ya Sabe uri inshuti ya Immaculée uri inshuti ya uvuga ko na Firdausi muzi Firdausi muraziranye ntabwo azwi isanga hafi n'isoko rwose utambitse agahanda k'amabuye ahangaha muri Tare Nyota nyine biragenda biti kubibona kuko ibyo byose wavuganye na buri ruhande we nk'umunyamakuru kandi nk'umusesenguzi Mira mpamvu dufite David azizo mpande zose kandi jabo uzankoresha amakosa wagira David izo mpande zose uraziye wagira ngo murangira azamuhamagare ngo nsobanurire oya kameme ntago yagamagara ibintu biri muri procedure y'ubutabera n'iperereza n'investigation ariko hari ibyo wavuganye nabo hari n'andi makuru uzi nk'umuntu uturanye na Firdausi uzi hari muri quartier bivugwa yego ni ibiki bihari yego ni ibiki bihari gere ko ngwiza ukuri byose bimbatiye mu ijambo numvise ku kinyamakuru kimwe hano mu Rwanda Ingabire Marie yavuze ejo urumva avuga ikintu kimiri controversial kijyanye n'imyaka we ya mukobwa urimo kureba none ikintu yavuze adashobora kuba nasobanukiwe ni icyo cyo kuvuga ngo ndimbatiye munywesheje ibyo bwenge ngagira gutinzoga ibintu nk'ibyo ngibyo ushobora no gusanga nyene jewe ntabwo ndi umufasha w'inzego za RIB n'iki sinago bampemba ntabwo mbakorera jewe urumva bazakora akazi kabo bashobora no kumenya ko wenda wenda wasanga atari nazisongogiye bwa mbere nubwo byari mu burenganzira bwe urumva bityo donc muri no case harimo n'ikintu kimeze nko gukabya ibintu kandi ku mpande zihanganye genda gishima iyi mpamvu zihanganye buriya reyo ntishobora ni deribi Firdausi Ndimbati ntago ashobora kumushyiramo imiyaga ashaka n'abagenda afite 12 ubutabera muzayicukumburire hari umuntu wazira ko yagize se akoze ko abantu benshi barega simbize abanyamategeko uzabaza ubundi umuntu yabeshya urukiko undi bigenda gute bo simbize ariko reka ngufashe ibyo byihorere reka mbivuge ihangana aho ngaho nkavuga ngo rero nta miyaga irimo kandi nta miyaga Firdausi yendaga kuzana urimo kureba kuri adversaire kuko ubu babaye adversaire nkuko na Ndimbati urumva nta miyaga azazana wenda peut-être mu kwiregura urimo kureba nawe nta miyaga Ndimba nta miyaga usabwa kuzana nibuzi n'abarikeologe bazi gupima n'amagufa n'amaso y'umuntu bakamenya ko umuntu afite imyaka irenga nawe azabazana arakumva se sho urimo kureba wenda vuka barabyumva bishatse kuvuga ngo rero ino case kandi muzayibona ku makuru urimo kumbwira n'aba mfite n'iki byose ahari yose irimo na dramatisation ku ruhe ruhande uruhande dufite uyu munsi ninde uri kudramatiza ni Firdausi urumva ku myaka byo dramatisation irimo erega buriya Marie Immaculée avuga ibintu azi urumva noneho nanjye ubu nanjye mfite uburyo mu mutwe wanjye ndimo kubishimangira bitanashingiye ku byo yavuze urumva ku cy'imyaka byo rero uramutse ushyizemo akarongo gagize gute hakaza umuntu yanyweshoga inzoga anytime ukazasanga wenda niba Ndimbati azafite abavoka bakafita nk'igihamya cy'uko wenda n'ubundi wenda kwa Firdausi wenda bajyaga basangira par exemple ibintu by'amategeko ntiwabimenya akavuga ati ariko uwo muntu ko twayadusangira twasangiraga na mbere yaho yazize gukiriye ikintu iki cyo kora akaza ajya hamwe ngo wenda icyo wakira umwana kikaba kivuyeho urumva hazaza cyo kuvuga nanone ngo koko niba wenda ataratanga indezo ku buryo bukwiye usanga ni ikibazo rusange ushobora no gusangana Ndimbati ngo uvuga ngo ndimo kumuvugira nawe nta na mikoro anytime yari afite wenda gutanga indezo ntibanabikuye ubundi mu mategeko mbonezamubano nubwo byajya no mu mategeko urumva kayinija nubwo byajya no mu mategeko kuko umwana afite uburenganzira bwo kurerwa urimo kureba usanga n'ubundi bari abana ni nacyo Marie Immaculée yambwiraga ubwo duherukana ambwira ati biteye impungenge kuba gutanga indezo barabikuyemo mu mategeko mbonezamubano kuko abagabo benshi basigaye babyara abana akavuga ati ndabemera ariko gutanga indezo si itegeko sipera kubwira amategeko ntabwo ari statique nkuko Ingabire yakivuze nacyo kizo kinatekerezweho kuki bitabitegeko kandi umwemera umwana ubwo tujya muri case cyaba gifunze Ndimbati no gutera inda umwana utujuje imyaka none harimo bitandukanye niyo ndezo wenda abantu bibwiraga ko ari Ndimbati ariko urakoze cyane muri ubwo buryo sasa dramatisation rero ziba zigomba kubaho nazo
kuko ntabwo wajya gutera umupira n'indi kipe muhanganye ngo ugende ushyiramo imiyaga ngo uraho ntango rwose ngo ku cy'amezi ku cy'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugomba gushyiramo n'impamvu ikurura abantu n'abanyamategeko kugira ngo binjire mu kibazo hapfe bimwe hakemuke ibindi. So nkavuga ngo rero ku bya Ndimbati niwe twanavuzeho nawe wanambajijeho, urabona biracyari mu butabera turacyisegura ntacyo twenda kuvuga ku bintu biri mu butabera urumva, ariko ruwakutimiye mu muco wacu amategeko agiye ashingiye ku muco arakenewe urumva, arakenewe kubera ko turareba gutera inda umwana ni umuco n'umuco. Erega gutera undi mwana si umuco, urimo kureba nese ushaka kubigira muri ruwakutimiye. Je namye kare mvuga ngo tugomba kwibaza ngo ese Karinija umbaze nkubaze mu bujya mubango kubaza abanyamakuru ngo mbone ibibazo. Muri Kenya itegeko ryavuze ko ryemerera umuntu kugira abagore 4. Yego. Ni kure se muri East Africa? Kenya si igihugu kigenga. Ni igihugu kigenga muri East Africa. Rwanda si igihugu kigenga. Muri East Africa. Urabuze igihugu kigenga kuba nkuko kigwe kubaho kubera. Nta gihugu kigenga gusa. Ibihugu bibaho kugira ngo bibane. Urumva byigiraneho. Ejo bundi hari abadepite uzi bo muri Somalia, abategetsi muri Somalia bamaze igihe mu Rwanda. Bari baje kwiga iki? Hari n'abandi bajya baje. Ukeka ko baje kwiga imihanda gusa. Ariko ntago mu byo bize nabonye mu ruwakutimiye. Ntacyo. Kuko buri gihugu umuco kandi uwundi. Icyo mvuga nyine. Niba mu Rwanda tuvuga ngo umuntu wateye inda umwana agomba guhanwa. Nubundi twashoboraga kuvuga agomba guhanwa n'umuntu yarubihakanye se. Nubundi nahandi barahari. Rega muri cyo turiho écoute moi bien. Navuze ngo agomba guhanwa. Kadahanwa ahanwa atahubwo. Nigeze nanga guhana se. Nakubwiye ngo urashaka ko hanwa tubundi David. Nakubwiye ngo ndibate namaharuza imihanda urumva. None natwe tukazakura tubona dadi ku minsi yindi isigaye itatu itari urumva. Minsi 2 haruye imihanda ariko 3 yabahahiye cyangwa 5 yabahahiye. Kandi azaba afite icyo gihe abagifite uburenganzira bwo guhuza abana atari ko mwabana mwe. Murabona ko nibo guharura imihanda. Sindari umusitari. Abagifite no gukora n'umuganda niki namuzigere mwijandika mu bikorwa nk'ibyo nijanditsemo nanjye kugira ngo mutazaba muharura imihanda. Ndumva urimo kugenda ugwamo. Atari ko guharura umuhanda ari bibi urumva, ahubwo ari uko nyine ubwo buryo bwabonetse bugatanga ubutabera ku mwana tunahaca akarongo, ariko bugatanga ubutabera ku mwana budapyonda wa mwana yabyaye ahantu uwo yabyaye we urumva, inzangano ku miryango ugasanga imiryango irahanganye. Kayireje ubyangu byemeye turi mu bantu tubana n'abantu sibyo. Kubona famille imwe ifite wenda imfungwa n'urugero sibyo, n'indi kagira gutya na gutya. Kayireje ugenga izo famille ziba zibanye neza. Nese ari kiri amategeko yagiramo akamaro katarakubaka ntuzi. David rero comme un féministe ntabwo aho ngaho byumvikana n'abandi ba feministe bagenzi. Ntabwo nta mu feministe umemba urumva ngamuze gutanga ibitekerezo. Ntabwo mbihemberwa nkurikiye kandi nta kintu nkora kugira ngo mbone ingororano zindi zibitangaza. Nkurikije feminisme yanyu muri abantu baharanira uburenganzira, ahubwo wowe uvise feminisme nabi. Abantu mva ko feminisme ari violence. Oya ntago ni ushatse kuvuga iki noneho rero sobanukira se. Ndavuze ni muri abantu muharanira uburenganzira bw'igitsina gore. Bivuze rero ko umuguharanira uburenganzira bw'igitsina gore itegeko rigomba kubahirizwa uko rimeze. None se umugore utekanye iyo umugore atekanye umugabo arasigara. Ikibazo ntabwo uri kunyuma. Twebwe ndakubwira ngo itegeko rigomba kubahirizwa uko rimeze. Oya wishyiramo rigomba. Nuza kuri feminisme. None se niba ritagomba ushaka iki? Buretse nkubwire. Ni rigombe ariko se niba itegeko ryubahirijwe kuri madamu Karinija, wewe madamu uramutse uri umudamu ariko wenda ariko ryakurikizwa rikagira impact negative urumva kumpetse, ntabwo uri umufeministe mwiza. Feministe muzima areba ku nyungu z'umugore akareba ku nyungu z'abamukikije. Otherwise iyo feminism nayo yaba ufite ukuntu igomba kumvikana. None se iyo feminism yawe iri kureba kurengera ko Ndimbati yakora buretse ntabwo irengera kuramo ijambo kurengera. Abanyamakuru mukunda guhimbira abantu intuzi kuramo ijambo kurengera. Kuvuga ko Ndimbati yakora imirimo nsimbura gifungwa aho gufungwa ntirengere ku kuvuga ko uriya mugore nawe yahabwa ubutabera ukurikije iki tegeko riteganya iyo feminism yawe. Icyo nashatse kuvuga nuko iyo hajemo ikintu cyo guhindura imyumvire n'amategeko no kuyavugurura
iryo tegeko uvuga ryaba ryahindutse. Ugomba kubona inshuti ya Ndimbati cyane. Urumva iryo tegeko ryaba ryahindutse. Umva se reka nkubwire ikibazo ntabwo Ndimbati, ikibazo ari context turimo kuganiraho. Rya tegeko ryaganiriweho kandi na yako time na ya miryango n'iki iba yarigizemo uruhare. Ujye ubona ko abantu y'amategeko ajya guhinduka babasanga bakanabaganiza mu migana bose bakavuga bagasobanura n'itegeko. Iryo tegeko ryasobanuka rivuga ngo rero urumva nta muntu tuvuze ko ahohotera umwana, kuko n'ubundi rikakaye ryagiyeho ntiryabujije ko bahohoterwa. Urimo kureba ariko se noneho bigende gute kugira ngo ntihabe wa mugano wa Burundi nta wanja wamara, sibyo? Nk'ubu ngubu biravugwa yuko niba ari ukuri koko Ndimbati hari uburyo bucyanga ubundi akimara kumva iriya kesi yashaka gutoroka igihugu. Ese iyo aza kwambuka umupaka nubwo n'amategeko yo hanze ashobora kumukurikirana, ukeka yuko ninde muntu wari kungukira n'ayo mategeko urimo kuvuga muri ibyo byose? Ushobora gusanga naho ndi kunguka ari Ndimbati aciyeho abana bakabasigaye gutyo abe nabariya na Firdausi n'abandi bose n'ikindi kintu ngibyo. Ariko n'igihugu ntigitange wigeze kumva Nyaruguru ngahantu bigeze kubaka inzu abakenyezi bashobora n'abagabo birumvikana kuba bagiye kuruhukiramo igihe kwahukaniramo inzu nayumvise urumva. Ariko sinzi uko nabyanakomeje muzakore follow up kuri ntuzi, numvaga ari ikintu kiri positive cyari cyiza kugira ngo bigabanye ba Ferdinand bazabikora. Oya, kugira ngo kigabanye yuko nyine umuntu ashobora kugira gute guhohotera undi bakaba banavamo n'ari amakimbirane tubona byose. In fact zira na approach zose ziba zigaragaza ko zishobora gukemura ikibazo. Nibo abantu bagomba kurwana umwe agatema n'undi akagira gute, iryo joro akaba yagiye ahantu bamwakira akabona haryama akabona ruhukira, niba gifite umujinya ugashira bakamuganiriza bakaba banamutumiriza undi bakamuganiriza, urumva bagakemura ikibazo no bagataha batashye bishimye bameze neza. Niba byakemutse ibyo byose nibyo nshaka gushyiramo imbaraga. In fact abantu mfite ikiganiro tutaza no kubaheza mu rungabangabo, hari ukuntu amategeko ariho akaze, urumva wenda mu gihe cyabyo amategeko yajyagaho byari sawa au départ, ariko amategeko aravugururwa. Abanyamategeko natwe twese abanyamakuru turebe nta mategeko ngo akeneye guhindurwa no kuvugururwa no kongerwamo izindi ngingo no kugira gute, kubera ko niba ari n'amategeko ko societe igenda yevoriwa kugenda yevoriwa amategeko nakevoriwa akagenda hinduka. Kuko wajya kureba hari nk'ibintu wari ugasanga rwose ni nko gukubitira amwe mu matungo gusutama. Ntashatse kuvuga amazina yawe atagenda ndatukana. Urimo kureba sasa ntabwo ndahangaroge gukubitira imbwa gusutama sawa, ntabwo ibintu byo biba mu Kinyarwanda. Ni nk'abavuga ngo kurangiza no gusoza ibyo bintu mujye mubireka muvuga Ikinyarwanda uko kiri. Tuzabireka ni nawe ubivuze uko biri, mujye muvuga Ikinyarwanda uko kiri. Urumva sasa ahangaha ibiganiro nk'ibi ntabwo tuba tugamije ngo gushyigikira ngo kugira gute, kuko ari Ndimbati ni umunyarwanda, ari Firdausi ni umunyarwanda, ari abakikije n'abanyarwanda bo bose. Urimo ko ari nabo bana ari na ribu ari na gereza n'igihugu na gereza byose hose birimo. Urumva nidukomeza abantu kwicara turebera amategeko tugatinya kuyavugaho kandi amategeko ari ayacu, sibyo? Ntabwo ibintu bizagenda neza. Ngewe ibyo mba ntanga ku mateleviziyo n'amacano n'iki byose ni umusanzu wanjye uko numva ibintu, kandi karinija uko byagenda kose ntabwo ari ukwikina. Ibyo tuvuga birumvikana, ababikurikirana urumva. Niyo mpamvu uyu munsi turabivuga muri 2022 wenda bizatanga umusaruro mu myaka 5 iri inyuma, urumva. Ikindi buriya ikintu bita societe mu kugorowinga up cyangwa gukura kwa societe, it's something which you can't stop, urumva. Niba uko tubona nubwo amategeko meza akakaye ariho n'itameza sinabizi, ntabwo nyuhagira cyangwa nyasiga icyasha uko akoze kose, niba tuvuge wenda akakaye muri ubwo buryo, ariko ntakemura ikibazo ku rwego abantu bakabaye bayategerezaho, nayo nuko arimo ikibazo. Urimo kureba noneho ikindi ukanareba nk'ibi turimo kuvuga biramutse koko usanze niyo myaka itariyo, noneho hakaba nka kera ibintu bitarajya mu buryo bw'iperereza ryimbitse, izo ADN ngo zize n'iki igihugu gitera imbere, wasanga abantu baba ari victime y'ibyo bintu bangana iki kayineja. Erega tuzakuramo n'amasomo bitewe nuko bizagenda eventuellement. Ushobora no kureba n'itangazamakuru ariko tunabivugeho uburyo itangazamakuru kayineja muri no minsi hari ikibazo mu itangazamakuru, aho abaturage nanjye n'umuturage ugera hanze ugatinya no gusohora ikarita y'itangazamakuru ngo gutera amabuye. Ndetse turafasha nuko mutabyemera, itangazamakuru ifite ikibazo na societe. Abantu barakubwira bati hari ikinyamakuru ABCD nzi uyuciyeho 2 3 atujya Madrid tu. Abantu bazi ubwenge, twe tukibyenga nabo bazi ubwenge ku buryo iyo udacunze neza umunyamakuru yitwa
umunyamatiku cyangwa umuntu wagushyirishamo ahantu ni naho hazi ibyo byo kuvuga ngo umunyamakuru wa mbere witwa Sabe watangaje inkuru hari ikibazo cyo kuba yaratangaje kuki ubundi yagombye kuyitangaza atagombye kuba yahuza n'ibyo bya rwakutimiye wavugaga juste aho ngaho naho ngiye nabugiye kuvuga ngo ndaburanira Sabe nawe yatinyaga icyo gihanwa nyine y'abantu bashatse kukinjiramo niba se imiryango yaba yarabyinjiyemo nawe ikabo irebye nawe bayita muri yombi we Sabe yari kwitanga nka Yezu igorogota urumva ibi ndimo kuvuga rero ibi ndimo kuvuga biramutse bikemutse byanafasha na wa munyamakuru wumvise n'abavuze bati n'uwabyaje uriya mudamu yari afite karite parotogaramu ibyo nimba tubyarizaho ababyaza yarayibonye abona imyaka ashobora kuba arabonaga n'izina kuko bakubaza n'izina ry'umwana cyane none se ugira ngo abantu bajya kuvuga ngo Sabe bagende bajye no kwa muganga aho yavukiye titireri hospital directeur y'ibitaro report urabonye abana bavutse n'imyaka bafite no registre akavuga ati kana kabyaranye na kana noneho rero ubwo Firidausi aho yabyariye aho yaciye aho yakira mitiwere aho yagize gute ngo ntibabaze ntibakuramo ngo bakuremo ngo barebe isigaye nko gutanga nyine mu mategeko hari urumva ataremereye adafite ubukana urumva byajya bituma n'uwo Sabe agenda akareba nka Ndimbati urumva akavuga ati sha Ndimba ibintu wakoze gute katari byo kubera ko aziko batari umucakire ariko hari ikintu barimo kuvuga kuri Sabe uyu munsi barimo batarimo gutekereza ubundi Sabe ya nkuru yikora ikamenyekana bambe ntayisohore bikagaragara ko yakoze inkuru bikagaragara kuri Primo Media TV ariko Isimbi TV yarabihishe none sibyo nibya bicyaha ko yahishiriye icyaha wenda twari guhishirana nawe ugahishira ikagenda ikabishene donc twese turahangaha tutari abajaji urumva ikijya kigura abantu no kuba abajaji ntabwo turi abacamanza ntabwo twasimbiza inzego z'ubutabera ziri muri iki kibazo ariko nanone ibyo ushaka kuvuga ni umutima nama usanzwe umutima nama rero ikibazo uraza ubwongane n'aya mategeko twifuza ko yanahinduka hakagira izindi ingredients zishyirwamo kuko umutima nama wanjye nuza nkajya nkavuga sha Ndimba waruzi n'ibindi nta Sabe yakoraga ikiganiro kuri Galaxy Hotel genda nimaze gukora icyanjye ariko babikoraga mbyumva cishene message namwandikiye Pegasus niba koko zikora simbizi wabone gukozeho nawe bakavuga ati niko sha nawe uri watumye kana kacishene gutyo na gutyo uzi ko dukora ibyaha byinshi hano mu isi tugira amahirwe niba dukacira ariko tuba twakoze byinshi in fact ibaze nko kuburira umuntu kuba wabizira kuba wakunga abantu kugira ngo abana bakure abana babeho kuba imiryango yo kwa Firidausi no kwa Ndimbati idafite access kuri abo bantu kandi bayivukamo urumva ngo harimo ngo harimo iki n'iki ribu nyine rimo ndabyemera kuko ntago ribu ari yagiye kubahamagara no kugira gute urumva ariko rero ikifuzwa icyo gihe nifuza ni iki ngiki nuko ribu nayo yakoroherezwa ese David nari bikoroherezwa ikajya yakira ibintu bya korohereza ribu uko biri mu nshingano zayo reka nkubaze ribu ariko niya iyo Sabe nako iyo Ndimbati na Firidausi bakomeza kumvikana ikibazo cyari kugera ku rwego cyagezeho iyo Sabe atakivuga cyari kugera ku rwego cyavuzweho iyo Sabe atakivuga nabariya nyine bitwa ko bakigiranye iyo Sabe atakivuga nuko hatakanye bukozwemo iyo atakivuga na Primo Media yari kukivuga iyo atakivuga na Yego TV yari kukivuga na Kigali Voice TV yanjye yari kukivuga urimo kureba iyo Sabe atakivuga cyari kujya hanze ahubwo ko cyagiye hanze kwa Sabe kandi cyagagwana no kujya hanze kuri W kuri F kuri M kuri X Y Y bose cyagombaga kujya hanze hatari kuri Sabe kandi kikamera gutya tukaba turimo tuvuga uwundi tutavuga hariya niyo mpamvu ngiye nifuza ko itangazamakuru mu bintu nk'ibi ngibi riba rigomba kuvamo itangazamakuru ryakoze akazi karyo bivuga Sabe bivuga Sabe urumva kuko niyo atakivuga hari wari kukivuga sibyo uriya mukobwa rero kujya kukimihuru akagenda kanakivugirayo ahubwo none mukagitangarizwa kimihurura hehe kuri ribu noneho mugatumizwa nko abanyamakuru nko mujya gukamera abandi mukajya gukamera n'ubundi mukajya kukamera Ndimbati mujya gukamera se abantu byagenze ukundi si case iriho reka nanjye nishyiremo tujye duhurura tukagenda cyari kumenyekana rero aho cyanyura hose kikagira gute ahubwo reka twebwe twizere ibintu bitatu twizere ariko hari kamwe wirengagiye ndi kukubwira ngo iyo Ndimbati aza kumvikana nabo
media ntizemo iyo ndimbati ako media natwe rero media yavuye kuri media wuze hari media nyine wabizi kandi yo mu muhanda none se ahantu Firdausi ari kunyura ku ivomo akambuka umugezi barimo gushwana yumvikana ndimbati ibyo nta cyari kujyamo yakumvikana na ndimbati gute ko basa nk'abahanganye nta nubahuje hari n'intebe bari kuganiramo na bare bari kumvikana cyangwa bari kwicara umuseriveri yari kubafotora akumva n'intonganya zabo abantu babiri ntabwo biyumvikanisha bafitanye ikibazo bagira umuntu ubahuza none wa muntu mu kubahuza yiswe ko ari involved bibeshya abaturage ngiye nawe dushobora kugira ikibazo tukacyumvikanisha bari aba biragoye ariko birashoboka kuba bishoboka nkubwiye ko bigoye nani kubwira abantu ngo ntago bishoboka nubundi naburi impamvu bitashobotse ntago uriya mukobwa yazinutse ngaze kuri CBTV hari procedure zanyuzwemo uzuva cya kiganiro cyose nubundi hari byari byagizweho kera bigiraho binaniranye rero ahantu binanirana niho haba ikibazo kubera ko n'ababunzi bacika intege kuko nibitamo barajya mu kaguzi kubera amategeko twavuze akakaye urimo kureba sasa ndashaka kuvuga ngo baramutse bagoranye kumvikana barahuzwa nande kari bwitwa umufatanya cyaha baramutse ariko nge nawe dushobora kugena ikibazo uko icyo byananiranye none byabayeho nese indezo yajyaga mu hano ubwo zabaga ari nyinshi ibyo yagenda avuga n'iki byose nibabaga nyine ari byo arimo gukora ese kujya baje kuvuga ko ndimbati nacyo yakoze muri affaire yaragikoze ndetse ngabire makiri wakavuga ati barabana banasa neza none se koko abonye badasa neza atarabana bameze neza nanjye nabonye ikitarakozwe se niki buriya rega ushobora gusanga ndimbati yarakoze akagira hagarukiriza imbaraga ikindi kintu abantu batavuga muri iki gihe abanyamatiku nabo babaho buriya muri societe uriya mukobwa ushobora gusanga atari we wenyine urumva afite abantu bari anti ndimbati sibyo kandi iyo tuvuga gutya bamugiye mu matwi nk'ubu ndimo kuvuga bazantera amabuye wowe urabona ntureba ku bana ndimbati burabura ibintu nk'ibyo ngibyo ariko abantu bari behind the scene basukuma umukobwa buriya rero Sabera nagowe no kugira cano isa nkaho izamutse cyane urumva ibintu byose umuntu agize ibyo nabyo ahura nabyo buri wese bakubwira urumva muri cadre ya societe nyine uko urabona ari nyendo terere Isimbi TV ni societe abarimo kubwira we na n'ubu ngubu ntabwo uramenye Isimbi nabo muri cadre politique nawe ujye urimenge na diplomasi umudiplomate wese wadutse iki cyose wadutse ushaka gushinga ishyaka ku Media TV nyanga tukora ibintu bya politique cyane urumva nabaza niko se sha ubwo sare cyo uzagera aho utanyuze kwa Kane Jabora nawe uzaze kubitwa burya uruhambira na Isimbi TV nawe ntirwagusiga kandi ibyo byose ni ba bantu bari inyuma ameze nk'abadvertisers bakwamamaza cyangwa bakukora branding niko wazagiye kwa Sabe ko yabikemura gutyo na gutyo bikaza bigakubita ndimbati rero akaba ikibazo kiravutse reka dusoze iyi case urayibona ute ngiye kukubaza mu ngingo 3 ndagusubiza muri zingahe se izo nkubazamo ujye umbaza kimwe ariko ndakubaza mu ngingo 3 ingingo ya mbere nkubazamo urayibona ute mu rwego rw'umuco wavuze rwakutimiye cyane wakunze kukivuga mu rwego rw'umuco iyi case ya ndimbati yakaba ihandoringwa gute yakabaye nyine ikemurwa gute buretse ase waba urekeye aho ngaho nuka ibibazo oya iyo nakubayidije rimwe ugenda utinda icya kabiri mu rwego rw'amategeko twise mboneza mu bantu muri iyi case cyakaba gihandoringwa gute no ubwa gatatu mu rwego rw'uko abantu bakireba n'uburyo abantu bumva cyagakwiye kujya gikorwa atari kuri ndimbati gusa nubundi ntago ari kuri ndimbati gusa turimo kuvuga nundi cyazabaho ibi bintu byakaba bikorwa bite mu by'ukuri icyo kibazo cya nyuma gisa n'icya mbere wahereyeho birenda gusa urumva hajya Karenija uzi ko itangazamakuru nta ministeri rigira ministeri y'itangazamakuru ntayibaho mu Rwanda uri kuvugira mu yihe ntayo nyine ntayo turaho ngaho gusa nta ministeri rero se Karenija ko nta ministeri dufite nk'abanyamakuru tukagira ministeri y'umuryango buriya uzafate cabinet ugende ku rubuga rwawe scrolling nakuwendura nabizi urumva urebe icyo twita ministeri dufite zose uko zingana urebe na ba secretary ba leta n'iki byose bari bashamikiye kuri ministeri runaka ugiye mu bigo binini bya leta urumva ibinini cyane nibigize gute hose numara kuhazenguruka umaze kuhareba hano rero nkavuga ngo Kane Jabo niba tuvuge hari nk'ibisata bitandukanye navuze ku banyamakuru gusa bidafite icyo kintu bita membre muri cabinet urimo kureba ariko umuryango ukagiramo ministeri
n'iki byose n'ibindi bigo bishamikiye ku bana ibintu nk'ibyo ngibyo. So nshatse kuvuga iki rero, umuryango ni ikintu gifite agaciro mu gihugu, ni nayo mpamvu ushobora gusanga nyine unahagarariwe muri guverinoma, sibyo Kanija? Minisiteri y'umuryango nicyo gusubiza nyine umuryango ifite akazi, noneho yagira akazi ikanakorana mu mikoranire nk'uko bisanzwe buzuzanya na Minisiteri y'Ubutabera, urumva hakazamo n'izindi mpuguke n'iki byose. Bakareba iki rero, bakareba ko bakareba ukuntu ubutabera bushingiye ku muco mu Rwanda bwakongerwamo imbaraga. Burya hari ikintu navuze bya panafricanism, impamvu naziza Somalia ntago ari ikindega, navuze ko baza nko muri Somalia baza kwiga ku miyoborere myiza iri mu Rwanda iteye imbere. Ariko Karinija naka dufite ibintu byinshi byo kwiga, dufite kwiga ukuntu muri Mali baca imanza, kuko ndabizi byo narabisomye muri West Africa ukuntu baca imanza. Ubwo urashaka kuzana rwakutimiye mu Rwanda irakenewe, tutitaye ko sosiyete nyarwanda yagize ibibazo nuko amateka yacu ameze, urumva ugasanga wenda nizo kutime tuvuze se n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo urabona nko mu Rwanda. Ariko by the way ntabwo guforoma ikintu nk'icyo ngicyo cyaranira igihugu cy'abahanga nk'u Rwanda, urimo kureba Kanija ku buryo niba wenda tuvuga nko mu bunzi, urumva abunzi bajya bavuga bati wenda niba abantu bafitanye imanza zitangije amamiliyoni runaka, abunzi bashobora kubahuza bagakemura ikibazo, zamara kurenga gutya na gutya zikagira gute, zikagenda zikajya mu butabera busanzwe, amafaranga arenga izo miliyoni runaka n'urugero. Sasa rero nibi ngibi abantu bashobora kubireba bagashyiraho iyo rwakutimiye, bakareba ukuntu amategeko ashingiye ku muco yashyirwamo imbaraga, yaba ari muri angle nk'izi tubona amabunzi, yaba ari muri angle nk'uko twabonye inkiko gacaca zabayeho, urumva Karinija, ku buryo abanyamategeko n'abahanga babyigaho bakaba bavuga bati kugira ngo umuntu agezwe kuri level wenda yari ibu n'izindi z'ubucamanza, sibyo byasaba ko hari ahantu ABCD haba byashindikanye byananiranye, noneho uko washindikana nyine bakagukaraba bakaguhereza izo nzego zindi na bwa buroko twavuze haruguru bw'imyaka n'imyaniko Karinija ukaba waburya. Kuko reka turebe ibintu bibiri, nkuko urabona uriya n'ibyita mugenzi wacu bari n'umunyamakuru, uburyo mari imakiri abona kino kibazo akanashyiramo iyo company zivuga ngo nabari ubona badasa nabarebeye inyuma, urimo kureba ntibibujije ko hari abandi bantu navuga ngo batsikamiye abo bana turimo kuvuga, urumva Karinija, n'abana twareba urebesha amaso ukabona babaye victime mu buryo cyangwa nubwo bari victime mu buryo cyangwa ubundi, ku buryo no gushyira abantu muri classe nako ibyo bitananirana byo kuvuga ngo babakutimiye baba kineki byabacanze byabananiye, wa muntu muramuhamagara ntiyitabe, ese murabona yoroshya ibintu, sibyo? None ahangaha rero nubwo umuntu yaba ari umwana nk'uriya mwana turimo kuvuga uyu munsi yashobora kuba wenda afite imyaka turugero 17 par exemple, sibyo? Ariko kesi yawe ifite imyaka 20, icyaha cyabaye ku myaka 17 cyangwa 16, ariko aho kigaragara iyo myaka 5 afite 24 na 25. Noneho nubwo icyaha cyabaye ataragira uburyo bw'ubwenge mu kwigenga, ariko kirimo kuburanishwa ahamaze kuba mukuru ya develope ubwenge, ushobora gusanga afite nawe indi myumvire y'ukuntu yumva ibintu, akavuga ati koko cyo gihe kiragenda n'ifite imyaka iniye kandi itegeko rirahama uyu muntu murimo kure imbere yanjye, ariko ubwenge n'imitekerereze mfite uyu munsi, urumva ndabona icyaba cyiza ariko twarera aba bana ariko ntazongere mu mucisho w'umunyafurika, ibyo nakubwiraga agenda kubura imihanda, sibyo? Agenda atera ibiti, turimo kurwanya ibintu bijyanye na desert n'iki byose gutyo. Hanyuma ariko bitabujije ngo niba habayeho kunanirana, niba habayeho kugira gute, niba habayeho kudasaba imbabazi, ega n'izi gacaca tuvuga burya zaburanishaga umuntu wasabye imbabazi wanemeye icyaha, abantu bajye banamenya ntago zapfa gucira umuntu urubanza wese, urumva? Ariko yasabye imbabazi nabikuye ku mutima, agaragaza iki n'iki by'abajigora bisubiza neza n'iki n'iki abyemera, ntabyo n'ibyo byose tuvuga rero umuntu amategeko avuguruwe bakabireba abahanga igihugu cy'Afurika. Gacaca ubwayo yitwaga ubutabera bw'umwe. Voilà, noneho urumva iyo moto yayo, urumva iyo ntuze yayo, noneho koko uranakoze kufasha urashaka kunga umuntu wangije hazaza h'umwana ukamwunga n'uwabyeyi b'umwana. Ariko se ko twakoresheje jurisprudence cyangwa se example ya Gacaca, none se nta muntu Gacaca yaciraga urubanza we yemeye icyaha cy'uwo yatakaje ubuzima w'umwana nawe ari umwana. By the way, amateka y'igihugu n'ubutunzi dufite, urimo kureba ibihugu bigira zahabu, ibihugu bikagira diyama, ibihugu bigira peteroli, urumva zikaba muri pepu
n'amagazi, ariko igihugu kigira umuco. Sasa n'impamvu umuco tubitse utagomba kujya mu tubati ukavuga ngo iki kibazo uyu muco waragikemuye kandi cyari kikugora na ICC na ICC riki TPR urumva ICTR kikagora Loni kikagora ibintu byose bigafata imyaka mirongo kugira ngo nibura bacira abantu imaze harimo n'abari ko batakiriho urimo kureba ariko aya mateka yadufashije akemura ikibazo umyaka runaka. Nukuvuga ikintu kuvuga ngo ntabwo twakwiye kubika amateka yaho ubutabera bwunga bushingiye kandi kuri rubanda ruturanye urumva rwakemuye ngo tuyashyire muri tiruwari gusa. Twanara twavuga tuti uyu munsi ni kiye kibazo gihanze igihugu, iki kibazo cy'abana n'ihohoterwa ryacyo, reka dukore ese trying urimo kureba turebe ko nta kintu bene ubu buryo bwagikemuraho Karinija ku buryo bazanasanga mu myaka nk'icumi iri imbere bene ubwo buryo bwa rwakutimiye bwanakemura n'ikibazo cy'imisoro. Umuntu ugeze akabushungwa akanga gusora, umuntu ugeze akabushungwa akanga kwikingiza nk'ibibazo tuba turimo urumva, abaturage bakaba bamucyonda akikingiza akatera imbere akagira gute amahoro agahinda. So ni ibyo ndimo kuvuga kuko harumbaza ngo ko David buriya wo gushyushya umutwe kugira ngo tubone ukuntu mo gukadura urumva byose yabikuye kuki. In fact gena sindi ikintu gikomeye sindi gukunda kuvuga amagambo menshi jamani. Umuntu ajya kureba akavuga ati wenda bigenze gutya Karoli Petero XY akaba sikombe n'iri tegeko rikamutwara i Madrid. Urimo kureba umuntu udashobora kureba ku bana batandatu nsanganywe cyangwa bane ngarebe abandi babiri basigaye arebe imiryango ihanganye urumva. Ndakubwiza ukuri nkunda kwigisha ibintu by'uburemere na gihugu urumva. Sinzi frame yabareberamo icyo gihugu uko yabimeze. David ndeba dusoze twasoza nta kibazo dusoze twemeza ko Ndimbati akwiye kureberwa muri iyi cadre ariyo y'uburere mboneragihugu bw'amategeko ashingiye ku muco cyangwa se akwiye kurebwa mu mategeko mpanabyaha kugira ngo abere isomo n'abandi bashobora kutazongera gukora ibyaha nk'ibyo. Aho twasoreza ni henshi ariko ahafatika kugira ngo wenda ducunguze uburyo umwete ntaho no gutuvuga Ndimbati turavuga ishu nk'izi ngizi abantu batagira ngo twanamwibasiye cyangwa se hari ubundi buvugizi cyangwa influence turimo gushaka influencing ubutabera siko si wo murongo turimo. Nuko ibibazo nk'ibi ngibi byarebwa muri ubwo buryo bubiri maze kuvuga haruguru bwo kuvuga ngo habeho n'ubundi inkiko ntabwo ibyo bitanga ama instance ngo première instance ngo ibintu nk'ibyo ngibyo inzego z'inkiko n'ubutabera. Je mbona iki bene ibi bibazo bikwiye kugira uburyo bidafatwamo kimwe Karinija urimo kureba ku buryo buri kibazo kigwaho kikaba identified urumva mu buryo ubu cyangwa ubundi hakagira ibiherezwa nzego uvuze ko ari ebyiri hakagira ibyaherezwa penale hakagira n'ibyaherezwa rwakutimiye iramutse ihari sibyo bitewe n'iki bitewe nuko wenda ama investigation preliminaire abanza yagenze cyangwa bitewe nuko hari ukunanirana no gushindikana kwabaye ku rwego runuru rumwe rugahereza urundi. Ntitubone ko umuntu ushobora kuba yarakoze icyo twakwita icyaha urumva ariko ugasanga niyo ndeza yitangaga sibyo ariko ntinyuze uwayihereje urimo kureba ugasanga nabo bana yashatse kubatwariwe mu rugo wa mugari uragenda ubashikuzayo ngo tumugereranye n'umuntu wagiye noneho akaba yatera n'umuntu inda agasigara muhiga akanakora tentative wenda zo kumwangiriza ubuzima akamutera indwara y'icyorezo idakira akanabahakana ariko urumva ari wowe ntawe wahereza rwakutimiye urumva n'uwo wahereza abandi bahereza. Niyo mpamvu izo nzego uvuze uko ari hejuru giye ziramutse ziriho rumwe ruriho ndavuga urutariho n'irwo rwakutimiye ururiho rwo rurakora urimo kureba ariko hagombye kuba n'izindi kugira ngo kesi nk'izi ngizi niba zari 50% yiza zisigara 10% ya 40 yindi ihumeke. Ikindi wanavuze kare mu kiganiro no kubituvuga binoroshya nyine binoroshya umuzigo kuki no kuri serivisi z'ubutabera kudafunga abantu benshi urimo kureba kubona bwa bushobozi bwa mpapara afite bwo gufasha abandi basigaye urimo kureba nabwo bwakomeza kugira ngo n'umuzigo leta yari ifite ugenda ugabanuka. Erega buriya Karinija iyo umuntu atakaje umupapa cyangwa atakaza umumama babana basigara se mu maboko yande ntibasigara umuzigo wa leta kuri mitiweli uko babaho uko biga uko bazagira gute. Nibyo nakubwiraga nkavuga ngo nasukeka ko nyine ubwo buryo twavugaga twa propose bubayeho amanyamategeko bakabyigaho utakora ya minsi 3 hano ariko ukaba ufite n'ikimwaro Karinija ariko uzi kuba ari umusitare bakakubona uko buri mihanda utemera no gukina izindi filimi muri ya minsi 3 usigaranye kuko ukiri mu gifungo
byose ugira ngo ni igifungo cyoroshye. Reka kaje nta gifungo cyoroha, nta gihano cyoroha, buri gihano cyose kiba ari igihano. Ariko gukanira umuntu imyaka 25-30, ndakubwiza ukuri ushobora kuvuga ngo amategeko yari akomeye akakaye, ukibwira ko abantu bayatinya, ahubwo ugazasanga babaye nk'ibinya. Ntabwo bikemura ikibazo rero muri societe, kandi amategeko yose arengera imibereho y'igihugu n'umwene w'igihugu na societe. David, reka dusoreza. None umuntu uzakubona nk'ushyigikiye Ndimba turamubwira iki? Uzakubona nk'ushyigikiye ko amategeko avugururwa amubwira iki? Ariko hari kutambaza n'uzambona nk'ushyigikiye Fedawusi n'abari abana basugire basaga. Uhere kuza kubona nk'ushyigikiye Ndimbati. Ubwo se nashyikira Ndimbati kuko ikiganiro uko nacyumvise abadukurikiye mu nyihanganire ngiye mu mwanya wanyu, ariko ncyumvise nacyumva nk'uko David ushyigikiye Ndimbati. Wowe ni kurimo kunyumva, kandi ibyo ni byiza kuba nyine nshaka mbe ngushinje, ni byiza kuko ubibona gutyo. Dukwiye kugira umuco, numva nanabwira uwari wese uri Primo Media TV, yo kudasimbura inzego z'ubutabera, kuko iyo umuntu ari muri RIB ntabwo isheni bayamucikanye, mbivuge mu ndimi zumvikana. Ndimbati aracyari Ndimbati, ibyo bita presumption of innocence. Urumva icyo tutakora nuko interfera mu mategeko n'imikorere y'inzego z'ubutabera uri kureba. Ariko nta uzabimbonaho gutyo, nta tegeko rimbwira ngo Ndimbati muri mirahitaka cyangwa ndibitaka kuri Fedawusi, kuko ntabwo ndi umurimyi w'amataka. Mfite opinion ko ushobora gutanga ibitekerezo uko mbyumva, mfa kuba nta muntu ndimo kurenganya muri umwe wese. Ariko Ndimbati ntabwo yaretse kuba umuntu, nta nubwo yaretse ko namuribaga muri filime nanamukurikira mu following. Urimo kureba sasa icyo kintu n'umuco gowe guhinduka rero ko umuntu yageze muri RIB abona none ntumuvugeho ntugire gutegeko niba ari itegeko. Iyo umwira iki tegeko ribimbwiraho, urumva akakumbwira ngo abantu gutya oya, hariho droit d'expression, mfite uburenganzira bwo kuvuga uko mbyumva, sibyo? Kandi bigapfa kuba ntawe birenganya, yaba ari Fedawusi, yaba ari Ndimbati, yaba abo bana, yaba societe muri rusange nyarwanda, sibyo? Ubwo rero jewe ndeba kuwabona ko ibyo ndimo kuvuga byakubaka societe kurusha kuwabona yuko ubu cyangwa nabazafite ubashyigikiye muri make, kandi nabizaba uburenganzira bwe. Ariko ntabwo turi abacamanza, twese turekera ubucamanza no utabera uruhare rwabyo. Ariko ntabwo ubucamanza budufata mu gakanu ngo tuye kuvuga uko twumva ibintu uko societe igomba kubaho. Empuwe entre